Mbahaye ikaze mwese bakunzi ba Cedric Story, umunsi tuje mu busobanuro bw'amazina. Tukaba tugiye gusobanurira izina ya Sente, inkomoko, ibisobanuro byayo ndetse n'imiterere y'abaryitwa. Ya Sente ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki. Iri zina risobanura ururabo rwa Larkspur. Iri zina rishobora kwitwa abagabo cyangwa se abagore. Imiterere ya Sente. Ya Sente ntakunda kuvuga, akomeza ubuzima kandi no kumenyera ntibipfa koroha. Iyo ari bwo ukimubona ni umunyabwenge, azi gusesengura ndetse no gukora amahitamo mu buzima. Akunda kugira amakenga cyane ku buryo bituma agaragara nk'umuntu upinga ibintu. Iyo ukimumenya bibanza kukuyobera kuko ntavuga, ntiyisanzura kandi nta muntu yizera vuba. Ahora yihuta, gusa umusaruro w'ibyo yihutamo ni uba ungana n'imbaraga aba yabishyizemo. Iyo akiri umwana, Ya Sente akunda kuba wenyine no kwigunga. Aba akeneye ababyeyi bamuha hafi bakamutoza kuba kumwe n'abandi bana bo mu kigero cye. Aba yumva yarasigaye inyuma kandi akunda ibitandukanye n'iby'abandi bana bo mu kigero cye bakunda. Acika intege vuba kandi akunda kurwara indwara zishingiye ku kunanirwa k'ubwonko kubera gutekereza cyane no gucika intege. Ibyo ba Ya Sente bakunda. Ya Sente akunda kumara umwanya munini ari wenyine atekereza. Iyo abonye uburyo akunda kwishimana n'inshuti n'ibindi bijyanye no kwishimisha. Ntiwavuga ko ahora acecetse, ariko ntiwanavuga ko akunda kuvuga. Mu rukundo arirekura wese, ariko akanagira ubwoba n'amakenga niba koko umuntu bari kumwe amukunda. Mu mirimo aba yumva yakora harimo ijyanye n'imyambarire, umuco, kwigisha n'itumanaho. Ndagushimiye wowe tubanyemo n'ubusobanuro bw'izina ya Sente. Iyi ni Cedric Story TV. Kora subscribe niba utarakora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nawe ushaka ko tugusobanurira izina runaka waryandika muri komenti tukazarisobanura ubutaha. Murakoze cyane mwese tubanye, tuzahure muri video y'ubutaha mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira.